Gutwita ni urugendo rwiza ariko rujyana n'impinduka nyinshi mu mubiri w'umugore. Muri izo mpinduka harimo no guhinduka kw'imikorere y'umugongo ndetse no koroha kw'imikaya n'ingingo bitewe n'imisemburo iba yariyongereye cyane mu mubiri w'umugore. Ibi byose bishobora gutuma umugore utwite atangira kubabara umugongo cyane cyane mu mezi yo hagati yo gutwita no mu mezi ya nyuma y'inda. Abagore benshi bahita batekereza ku bundi buryo bwo kugabanya ububabare bw'umugongo, ariko nyamara ubuvuzi bw'ibanze bwo guhangana n'iki kibazo bugomba gushingira ku mirire. Ibyo urya buri munsi bishobora kugira uruhare runini mu gukomeza amagufa, imikaya n'ingingo, bigafasha umugongo gukora neza, maze umugore utwite ntagire ububabare bw'umugongo ahura nabwo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibiribwa by'ingenzi umugore utwite yakwibandaho kugira ngo afashe umubiri we kwirinda no kugabanya uburibwe bw'umugongo igihe cyose atwite. Niba nawe utwite cyangwa ukaba ufite uwo wifuza gufasha, komeza ukurikirane iki kiganiro cyose kugera ku musozo kugira ngo umenye amafunguro yagufasha kugira uruhare mu kwirinda no kugabanya ububabare bw'umugongo mu gihe cyose cyo gutwita. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam. Bahaye ikaze. Kubabara umugongo ku mugore utwite ni kimwe mu bibazo bikunze kugaragara ku bagore benshi batwite, bikaba biterwa n'impinduka ziba mu mubiri n'ibindi bintu bitandukanye. Hari ibiribwa bitandukanye umugore utwite aba agomba kurya mu buzima bwa buri munsi bifasha kugabanya no kwirinda kubabara umugongo ku mugore utwite. Ikiribwa cya mbere ni amata n'ibiyakomokaho. Iyo tuvuga ibiribwa by'ingenzi cyane bifasha kugabanya cyangwa kwirinda kubabara umugongo ku mugore utwite, amata aza ku mwanya wa mbere. Impamvu ni uko amata akungahaye cyane kuri kalisiyumu, fosifore na vitamine D, arizo ntungamubiri 3 z'ingenzi zifatanije kubaka amagufa no gukomeza amagufa. Kalisiyumu niyo yubaka amagufa n'amenyo. Mu gihe cyo gutwita umwana bari gukura amagufa ye buri munsi, niyo mpamvu aba akeneye kalisiyumu nyinshi kugira ngo amagufa yakure neza. Iyo umubiri w'umugore utwite rero utabonye kalisiyumu ihagije ngo igere no ku mwana, ushobora kuyikura mu magufa ye, bikaba byatuma amagufa acika intege, bigatera umugore kumva ububabare mu mugongo ndetse no mu matako. Fosifore iboneka mu mata nayo ikorana na kalisiyumu mu gukomeza amagufa. Nubwo kalisiyumu iba ihari, fosifore nayo iba ikenewe kugira ngo amagufa yubakwe neza kandi agumane ubukomere. Naho vitamine D yifasha umubiri gukoresha kalisiyumu neza ndetse na fosifore. Iyo vitamine D ibuze mu mubiri, kalisiyumu ishobora kutinjira neza mu magufa. Niyo mpamvu amata akungahaye kuri izi ntungamubiri 3 ari ingenzi cyane ku mugore utwite. Yawurute na foromaje nabyo biri muri iri tsinda bifasha umugore utwite gukomeza amagufa y'umugongo. Ikiribwa cya kabiri ni isambaza. Isambaza ni kimwe mu biribwa bifite akamaro gakomeye cyane ku magufa. Isambaza zikungahaye cyane kuri kalisiyumu kurusha ibiribwa bitari bike abantu bamenyereye. Iyo isambaza ziriwe neza kandi zikaribwa n'amagufa yazo mato, umubiri ushobora gukuramo kalisiyumu nyinshi cyane. Isambaza zirimo kandi fosifore ikenewe mu gukomeza amagufa, zifite na vitamine D ifasha kalisiyumu gukora neza. Iyo umugore utwite arya isambaza buri gihe ku rugero rukwiye, aba afasha umubiri we kurinda amagufa y'umugongo n'ay'amatako ntacike intege. Kubera ko indi bigenda iremera uko amezi ashira, amagufa n'imikaya byo mu mugongo bikenera gukomera cyane. Isambaza rero ni kimwe mu biribwa byiza bifasha abagore batwite kugera kuri iyo ntego. Ikiribwa cya gatatu gifasha umugore utwite kwirinda ububabare bw'umugongo ni amafi akungahaye kuri omega 3. Amafi nka salmone, sardine ndetse na makero ni amafi akungahaye kuri omega 3. Omega 3 ni amavuta meza afasha kugabanya uburibwe no kubyimbirwa kw'ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Mu gihe cyo gutwita hari igihe ingingo n'imikaya biremererwa n'uburemere bw'inda. Ibi bishobora gutera uburibwe cyangwa se bigatera ububabare mu mugongo. Omega 3 ifasha kugabanya uburibwe maze bigatuma umugore yumva aruhutse kurushaho. Aya mafi kandi arimo proteine zifasha kubaka no gusana imikaya. Imikaya ikikije umugongo ni nayo ifasha mu kuwushyigikira. Iyo ifite imbaraga zihagije rero,
umugongo ubasha kwihanganira neza umutwaro uterwa no gutwita ku mugore. Ikiribwa cya kane gifasha umugore utwite kwirinda ububabare bw'umugongo ni amagi. Amagi ni ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi kandi byoroshye kuyabona. Amagi arimo poroteyine zuzuye zifasha kubaka no gusana imikaya. Iyo tuvuze poroteyine zuzuye ni ukuvuga poroteyine zirimo aside amine zose 9 z'ingenzi umubiri utashobora kwikorera, bityo uba ugomba kuzikura mu biribwa. Umugongo rero ntushingira gusa ku magufa kuko uba ukeneye n'imikaya ikomeye iwufasha gukora neza. Iyo imikaya ifite intege nke, umugongo ushobora kubabara ku buryo bworoshye. Amagi arimo kandi na vitamine D ifasha umubiri gukoresha calcium neza, niyo mpamvu amagi ari mu biribwa by'ingenzi cyane ku mugore utwite ushaka kugumana amagufa n'imikaya bikomeye. Ikiribwa cya gatanu gifasha umugore utwite kwirinda kubabara umugongo ni imboga rwatsi. Imboga nka epinari, dodo n'izindi mboga z'icyatsi kibisi zikungahaye kuri magnesium. Magnesium ni umunyungugu abantu benshi batazi ariko ufite akamaro gakomeye cyane kuko ufasha imikaya kuruhuka nyuma yo gukora akazi. Iyo magnesium ibuze mu mubiri rero, imikaya ishobora gufatana, gukomera cyangwa se ikababara. Ku mugore utwiteho imikaya y'umugongo ibikora cyane kugira ngo ifashe umubiri gutwara inda. Iyo iyi mikaya ihawe magnesium ihagije ikora neza kandi ikarwanya kubabara k'umugongo. Naho ikiribwa cya gatandatu gifasha umugore utwite kwirinda kubabara umugongo ni avoka. Avoka nayo ni kimwe mu biribwa bifite akamaro gakomeye ku mikaya. Avoka ikungahaye ku munyungugu wa potassium ndetse na magnesium. Potassium ifasha imikaya gukora neza no kohereza ubutumwa hagati y'imitsi n'imikaya. Iyo potassium ibuze mu mubiri, umubiri ushobora kugira imikaya ifatanye cyangwa se ikaganzwa n'ububabare. Ku mugore utwite, avoka ifasha umubiri gukomeza kugira imikaya ikora neza, ifite ubushobozi buhagije bwo gushyigikira umugongo. Avoka kandi irimo amavuta afasha kugabanya kubyimbirwa, ari nabyo bishobora gutuma ububabare bwiyongera. Ikiribwa cya karindwi gifasha umugore utwite kwirinda kubabara umugongo ni umuneke. Umuneke ni kimwe mu biribwa bikungahaye kuri potassium, kandi potassium iva mu muneke ifasha kugenzura amazi ari mu mubiri no gufasha imikaya gukora neza. Abagore benshi batwite bakunze kugira uburibwe cyangwa se ugasanga imikaya yabo ifatana cyane mu gihe cya nijoro. Kurya umuneke bishobora gufasha umubiri w'umugore utwite kubona potassium zihagije, bityo imikaya y'umugongo ikarushaho gukora neza, maze umugongo ntubabaze umugore utwite ukunda kurya imineke. Naho ikiribwa cya munani gifasha umugore utwite kwirinda ububabare aterwa n'umugongo ni ibishyimbo. Ibishyimbo ni isoko ikomeye ya poroteyine ndetse na magnesium. Poroteyine zikaba zifasha kubaka imikaya, naho magnesium igafasha iyo mikaya kurushaho no kutagira ububabare. Ibishyimbo kandi bitanga ingufu zifasha umubiri guhangana n'umunaniro uterwa no gutwita. Iyo umubiri unaniwe cyane bituma ububabare bw'umugongo bushobora kwiyongera, niyo mpamvu ibishyimbo bifite uruhare runini mu kuwurinda. Ikiribwa cya 9 kandi umugore utwite arya kikamufasha kwirinda ububabare bw'umugongo ni ubunyobwa. Ubunyobwa burimo magnesium nyinshi, hakabonekamo poroteyine n'amavuta meza. Magnesium iva mu bunyobwa ifasha imikaya y'umugongo kutagira iminkanyari. Poroteyine zirimo zo zifasha uturemangingo tw'imikaya dushobora kuba twarananiwe kubera umutwaro uterwa no gutwita. Ubunyobwa ni ibiribwa byiza cyane iyo bifashwe mu rugero. Naho icya 10 gifasha umugore utwite kwirinda ububabare bw'umugongo ni amazi. Nubwo abantu benshi badatekereza ko amazi ari intungamubiri, ariko ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane ku mugore utwite. Iyo umubiri ubuze amazi ahagije, imikaya ishobora kunanirwa vuba ikanafatana. Amazi afasha intungamubiri nka calcium, magnesium ndetse na potassium kugeraho zikenewe mu mubiri. Amazi kandi afasha ingingo n'udutsi two hagati y'amagufa gukora neza. Iyo umugore atwite maze akanywa amazi make rero, ashobora kugira umunaniro mwinshi n'ububabare bw'umugongo bukiyongera. Icyo twazirikana dusoza, ni ngombwa kwibuka ko kubabara umugongo ku mugore utwite ari ikibazo gikunze kubaho bitewe n'impinduka ziba mu mubiri igihe umugore yasamye, ariko kandi hari byinshi bishobora gukorwa kugira ngo icyo kibazo kigabanuke. Kimwe mu bintu by'ingenzi ni ukwita ku mirire ya buri munsi
arya ibiribwa bikungahaye kuri kalisiyumu, manyeziyumu na potasiyumu, omega 3 ndetse na poroteyine kuko bifasha gukomera kw'amagufa, imikaya n'ingingo, bikagabanya ibyago byo kugira ububabare bukabije bw'umugongo. Umugore utwite aba agomba kwita ku buryo yicara, uburyo ahagarara n'uburyo aryamamo kugira ngo yorohereze umugongo we kutagira ububabare. Muri rusange kurya neza ku mugore utwite ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umugore utwite kugira ubuzima bwiza no kugabanya ibibazo byinshi birimo no kubabara umugongo. Niba ufite igitekerezo, ikibazo se cyangwa inyunganizi, ushobora kutwandikira muri komenti cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Ugira amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.